burya koko agatinda kazaza ni amenyo ya ruguru. Inkuru nziza yatashirwa Gasabo, hirya no hino akadiho ni kose, inseko yuzuye ku minwa ku bakotete kireta. Igihe cyo gukora video zo kwishimisha gusa ubu cyarangiye. Ubu TikTok yahindutse akazi gasanzwe kabyara inyungu mu Rwanda. Dore ibyo ugomba kumenya byose kuri iyi mpinduka nuko nawe wabyaza umusaruro TikTok. Nge tugiye kubana, nitwa Ndayambaje Jean Claude. Mbere yuko dutangira kurebera hamwe zino mpinduka, kora subscribe, like hamwe na comment, ubundi tujye twibanira buri munsi. Byose byatangiye mu mpera z'icyumweru cy'umushyikirano wa 20 wabaye muri Gashyantare 2026. Urubyiruko n'abahanzi barangajwe imbere na Bruce Melody bagaragaje akari ku mutima wabo kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Bamusobanura ko mu Rwanda hari impano nyinshi ariko zidahemba inyungu z'amafaranga zo kuri YouTube, Instagram, Facebook hamwe na TikTok. Umukuru w'igihugu yahise atanga amabwiriza akaze ko inzitizi zose ziriho zigomba gukurwaho. Yagaragaje ko u Rwanda ruteza imbere ikoranabuhanga, bityo abana barwo bakwiye guhemberwa ubwenge. Iki gitekerezo cyahise gihindura isura y'itumanaho n'ubukungu bushingiye ku mpano mu gihugu hose. Nibwo hatangiye imikoranire ya hafi ya leta y'u Rwanda hamwe n'ubuyobozi bwa TikTok. Hadacemwe n'imisi ku itariki 19 Gashyantare 2026 amateka mashya yanditswe mu rwego rw'ikoranabuhanga mu Rwanda. Ahagana saa 4 za mu gitondo n'iminota 18 nibwo TikTok yemeje ko u Rwanda rwinjiye mu bihugu bizajya byinjiza amafaranga binyuze ku rubuga rwa TikTok. Iki cyemezo cyaje gishimangira ubufatanye bw'u Rwanda n'ikigo cya ByteDance kigenzura runo rubuga. Abanyarwanda bakoresha TikTok bahise batangira kubona uburyo bushya bwo kwandikisha amakonte yabo. Ntabwo ari u Rwanda gusa rwishimiye kino cyemezo, ahubwo n'akarere kose kabyitezeho inyungu. Iri fungurwa ryahise rikuraho imyumvire y'uko TikTok ari urubuga rwo gupfushaho ubusa igihe. Ubu u Rwanda ruhagaze neza ku rutonde rw'ibihugu bike bya Afurika bishobora kwinjiza amafaranga binyuze ku mbuga nkoranyambaga. Icyemezo cyo gufungura TikTok cyaje ari igisubizo mu bushomeri bw'urubyiruko. Ubu umuntu wese ufite telefone na interineti ashobora kwihangira umurimo utubutse atavuye mu rugo. Ibi bigiye gutuma amadovize menshi yinjira mu Rwanda binyuze mu mpano n'ubumenyi bw'abana barwo. Abanyarwanda bagiye kurushaho kwamamaza ubukerarugendo n'umuco wabo ku rwego mpuzamahanga vuba cyane. Urubyiruko rwashishikarijwe gukora video zifite ireme kandi zifite ubutumwa bwubaka kugira ngo zikundwe. Igihe cyo kwinjiza amafaranga kirageze. Ubu TikTok mu Rwanda ni isoko rishya ry'ubutunzi budashira. Kugira ngo uhembwe ugomba kuba ufite nibura abagukurikira, abafollowers cyangwa abagakurikirana 10,000. Video zawe zigomba kuba zirebwa isho 100,000 mu minsi 30 gusa. Iyo wujuje ibi ujya muri profile yawe ukanda menu, hanyuma ugahitamo creator tools vuba. Urugero rwa kabiri ni ugukanda kuri creator rewards program ugasoma amabwiriza yose ashyizweho. Ugomba kwemeza ko ufite imyaka 18, ukoresheje indangamuntu cyangwa pasiporo yawe kugira ngo wemererwe. Nyuma yo gusaba apply, TikTok isuzuma konti yawe ikakumenyesha ko niba wemerewe gutangira guhembwa. Iki gikorwa kigomba gukorwa neza kugira ngo amafaranga yawe azayagera kuri banki mu mutekano.